Ndabaramutsa bene data inshuti zacu za gusenga everyday. Tugiye gukomeza n'ingingo ya 7 y'icyigisho cyacu ku cyaha, imbaraga z'icyaha. Igice cya mbere twize icyaha niki, igice cya kabiri twize inkomoko y'icyaha, igice cya gatatu twize inzira z'icyaha, igice cya kane twize intambwe z'icyaha, igice cya gatanu twize kamere y'umuntu n'icyaha, igice cya gatandatu ejo twasojereje ku mizi y'icyaha. Iyo mizi rero nk'uko twababwiye: ubwibone, uburakari, ishari, ubunebwe, kwaya, kwikubira, ni ukuvuga ngo ubugugu. Ibyo byaha byose ntabwo abantu babiha agaciro, ariko Imana yo irabireba kandi ikabipima mu mitima y'abantu. Tugiye gusoma noneho ijambo ry'Imana ryanditswe mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 12, twumva uko hatubwira. Turageza ku murongo wa 14. Noneho ntimwimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire iby'irarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutarwa n'ubuntu. Imana yacu ishimwe. Imbaraga z'icyaha. Imbaraga z'icyaha zikorera mu bice bitatu. Imbaraga z'icyaha icya mbere zikorera mu mubiri w'umuntu. Imbaraga z'icyaha icya kabiri zikorera mu isi. Icya gatatu noneho zikorera muri Satani. Umubiri w'umuntu. Umubiri w'umuntu ufite ingingo zitandukanye, kandi za ngingo zose z'umubiri w'umuntu zubatse umubiri umwe, zose zigakora zifatanya, zuzuzanya. Ntabwo icy'amaso yakora umunwa wagikora, ariko icy'amaboko yakora ntabwo amaguru yagikora. Izo ngingo z'umubiri w'umuntu rero Satani arazizi, kandi azahari intege nke mu ngingo z'umubiri w'umuntu, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Imigani ibice 6 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 18. Haravuga ngo hari ibintu 7 Imana yanga kandi ikabyanga urunuka. Hari amaso ari ku mubiri w'umuntu, ni amaso y'ubwibone. Hari ururimi rubesha. Hari umutima ugambirira ibibi. Hari amaboko avusha amaraso atariho urubanza. Hari amaguru yihutira gukora urugomo. Hari n'umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. Hari n'umugabo uteranya abavandimwe cyangwa umugore uteranya abavandimwe. Noneho Imigani 30 umurongo wa 33 haravuga ngo n'uhotora izuru aganisha mu nzira yo kuvusha amaraso. Izo ngingo rero ziri ku mubiri w'umuntu: amaso, izuru, ururimi, amaboko, umutima, amaguru, igifu, igitsina. Izo ngingo zose ziri ku mubiri w'umuntu Satani arazizi, kandi akamenya buri rugingo n'intege nke zarwo. Iyo ashaka gusingira umuntu rero ahera ku rugingo rumwe muri zo. Hari abafatira ku maso. Amaso ashobora guheheta cyangwa agasambana. Uwo ni umubiri w'umuntu. Turi ku mbaraga z'icyaha. Zituruka hehe izo mbaraga? Amaso ashobora kureba ibyiza, ariko ashobora no kureba ibibi. Nuvuga ngo za ngingo z'umubiri w'umuntu Imana yaduhaye, abantu bazikoresha imirimo y'icyubahiro cyangwa bakazikoresha imirimo iteye isoni. Amaso y'ubuhehesi, amaso y'ubwibone. Ariko amaso ashobora gusoma ijambo ry'Imana agakora ibyo gukiranuka. Ariko iyo yahehese, iyo yagize ubwibone, Yesu yigeze abikomozaho muri Matayo 5 ku murongo wa 27. Yaravuze ngo abantu barasambana. Ariko mwumvise ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntugasambane. Ariko Yesu aravuga ngo ndababwira ukuri ko umuntu witegereza umugore wa mugenzi we akamwambika ubusa mu bitekerezo akoresheje amaso yamurebye,
tayari yandikwa ku rutonde rw'abasambanyi kandi atamukozeho. Ni ukuvuga ngo amaso ubwayo ni urugingo rw'umubiri, ariko iyo Satani yarukoresheje rushobora gusambana, rushobora kwibona. Ariko iyo Imana yarukoresheje, nta nizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo twe guha ingingo zacu ibyaha, ahubwo ingingo zacu tuzegurira Imana kugira ngo zibe ingingo zo gukora ibyo gukiranuka. Ni uko amaso iyo Satani yakoresheje akora ibyo gusenya, ariko iyo Imana yakoresheje akora ibyo kubaka. Ingingo z'umubiri w'umuntu rero: amaso y'ubwibone, ururimi rubesha. Ururimi ni akagingo gato kari ku mubiri w'umuntu, kandi ururimi rwo rutuma tuvuga tugafutura. Ubasha kurukoresha uvuga ijambo ry'Imana, ariko iyo Satani yagose ururimi kuko ruri ku ngingo y'umubiri w'umuntu, ukayemerera, rwa rurimo kugira ngo ruvuge ijambo ry'Imana, ahubwo ruvuga ibinyoma. Zo mpamvu ijambo ry'Imana tuvuga ngo ururimi ruvuga ibinyoma. Yakobo ku bice 3 ho yaravuze ngo ururimi ni akagingo gato mu ngingo z'umubiri w'umuntu, ngo ariko karasenya, gashobora noneho konona umubiri wose, kandi nakubwako kakononwa na gehonome. Nuvuga ngo ururimi ni akagingo gato ku mubiri w'umuntu, ariko ijambo rivuye ku rurimi iyo rigoramye rishobora gusenya umubiri wose, noneho rikagushora muri gehonome. Ni akagingo gato, ariko ururimi kuko rukora ibyiza n'ibibi, rushobora gutanga umugisha ku bantu baremwe mu ishusho y'Imana, niko Yakobo yavuze. Ariko rwa rurimi rushobora gukoreshwa kugira ngo rubashe no kuvuma abaremwe mu ishusho y'Imana. Ururimi rero rurakoreshwa kugira ngo rusenye umubiri, ariko rurakoreshwa kugira ngo rwubake umurimo w'Imana. Amaso y'ubwibone, ururimi rubesha, umutima ugambirira ibibi, amaboko avusha amaraso atariho urubanza, amaboko yakora umurimo mwiza wo gufasha abakene. Umutima wagambirira ibyiza, ariko umutima iyo wagambiriye ibiko, Satani abaza hari intege nke ku mubiri w'umuntu. Ashobora gufata amaso, ashobora gufata ururimi, ashobora gufata igifu, ashobora gufata amaboko, ashobora gufata igitsina, ashobora gufata amaguru. Aho yafashe hose, ijambo ry'Imana rivuga ngo nuhotora izuru abagambiriye kuvusha amaraso. N'ubwibone bugaragarira ku maso cyangwa bukagarira ku zuru, aho niho hakomoka imbaraga z'icyaha. Ni ku ngingo z'umubiri w'umuntu Imana yaduhaye kugira ngo tuzikoreshe ibyiza. Imana yashatse ko amaso asoma ijambo ry'Imana, Imana igashaka ko ururimi ruvuga ijambo ry'Imana, Imana igashaka ko amaguru agenda mu ivugabutumwa yamamaza ishimwe n'ubutumwa bw'Imana. None amaboko yahamagariwe gukora imirimo kugira ngo afashe abantu b'Imana. Ingingo zacu zose z'imibiri uzikoresheje neza zakubaka umurimo w'Imana kandi zigahesha ubugingo, ariko uzikoresheje nabi zasenya umubiri wose kandi zigashora umuntu muri gehonome. Niko Yakobo yavuze. Noneho rero izi ngingo z'umubiri mwirinde bene data, Satani arazizi kandi azahari intege nke kuri buri rugingo. Imbaraga rero z'icyaha zubakira ku mubiri. Iyo abantu, nizo mpamvu twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo bene data mwe guha ibyaha ingingo zanyu kugira ngo zidahinduka intwaro zo gukiranirwa, ahubwo za ngingo z'imibiri yanyu muzegurira Imana kugira ngo zubake kandi zihinduke intwaro zo gukiranuka. Noneho imbaraga za kabiri zikomoka ku isi. Usomye muri Mateyo 13 umurongo wa 22, ariko turutse ku murongo wa 18 haravuga ngo umubibyi yasohoye imbuto, zimwe zigwa ku nzira zimarwa n'inyoni, izindi zigwa ku rutare zumishwa n'izuba, izindi zigwa ku kara, izindi zigwa mu mahwa. Noneho zirakura, zimaze kugera hejuru y'amahwa nayo araziniga kuko yakuranaga nazo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo izindi zigwa mu butaka bwiza. Nibwo busobanuro bw'uwo mugani w'umubibyi wabibye imbuto. Noneho rero babandi bumva ijambo ry'Imana bakaryakira bakanezererwa, ariko ibihendo by'isi n'ubutunzi bikaniga ijambo riri muri bo. Imbaraga z'isi niho zikomoka. Muri Timoteyo ya 2 ibice 3 haravuga ngo
uje ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba ari umusirikare ngo yishire mu by'ubugingo azaba akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Ni ukuvuga ngo umukristo ushaka kuja mu ijuru, umukristo uri muri uru rugendo rwo kuzahabwa ubugingo buhoraho, iyo yishize mu marushanwa y'iby'isi ntabwo yaba akinejeje Imana. Hariya hariho none ubusobanuro bw'uburyo bubiri. Umusirikari ashobora kuba uw'isi cyangwa umusirikare wa Kristo Yesu. Umusirikari w'isi rero iyo atubahirije gahunda yahawe ahubwo akishira mu by'Imana, mu byo kwishira mu busirikari bw'Imana, hari igihe bimuteranya n'umuyobozi umuyobora ku isi. Ariko wa undi wahamagawe na Kristo nawe akaba yitwe umusirikari mwiza wa Kristo Yesu, akaba noneho ashaka kwishira mu by'ubugingo bwa none bugarukira ku isi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo yaba akinejeje wa undi wamwandikiye ubusirikari. Isi rero nayo ni intwaro ikomeye cyane Satani akoresha kugira ngo ihungabanye ubugingo bw'abantu. Satani yagerageje Yesu mu butayu. Muri Matayo 4 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6 haravuga ngo Yesu ajanwa mu butayu n'umwuka wera kugeragezwa na Satani. Ariko ikintu yamugeragerejeho cya mbere yahereye ku rugingo rw'umubiri. Yabonye ko Yesu ashonje kandi azi yuko igifu nacyo ari imbaraga z'icyaha. Aravuga ngo niba uri umwana w'Imana ngo hindura aya mabuye imitsima, kuko yarazi ko igifu nacyo ni urugingo rw'umubiri. Yarazi ko mu ngingo z'umubiri hari intege nke, ariko agerageza zose kugira ngo arebe aho umuntu yafatirwa. Ubwo rero yarashaka gufatira Yesu ku gifu kuko yarazi ko ashonje. Aravuga ngo niba uri umwana w'Imana hindura aya mabuye imitsima. Yesu aramubwira ngo umwana w'umuntu ntabwo azatungwa n'imitsima gusa, ngo ahubwo azatungwa n'amagambo yose aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Ubwo yarashaka gukanda ngo yumve urugingo rworoshe urwarirwo. Ariko ku isi noneho amujana ku musozi muremure cyane, amwereka ubutunzi bw'isi n'icubahiro cyabwo. Aramubwira ngo nupfukama ukandamya ibi byose ndabiguha. Yabonye ko atamufatiye ku rugingo rw'umubiri, none amujana ku mbaraga z'isi, amwereka ubutunzi bwuzuye isi. Aravuga ngo nupfukama ukandamya ibi byose ndabiguha. Iyo Yesu ataba ari mu mwuka w'Imana, kuko nawe yari Imana, yari yamuhereye ku isi kugira ngo amwereke ubutunzi. Iyo ni inzira yo gushuka abantu rero. Aguhera ku rugingo rw'umubiri, yabona urakomeye akaguhera ku mbaraga z'isi. None ukinjira mu marushanwa y'iby'isi kandi uri mu rugendo rwo kuja mu ijuru, bikagukereza. Iyo wishize rero mu by'ubu bugingo kandi warahamagawe n'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo waba ukinejeje wakwandikiye ubwo busirikari. Ni ukuvuga ngo ni urugendo rwo kuja mu ijuru. Hari imbaraga inzira ya gatatu y'imbaraga Satani akoresha. Ni ukuvuga ngo Satani ubwe imbaraga za mbere zikorera mu ngingo z'umubiri, iza kabiri zigakorera mu mbaraga z'isi. None Satani ubwe akaza ari umukangurambaga. Satani ahera ku ntege nke z'abantu bafite. Ntabwo ubwe yabasha kugera ku ntego nta rugingo rw'umubiri wamuhaye ruhuje n'irari ryawe. Icya mbere kimuranga Satani ubwe ni igishwi. Usomye Yakobo 4 umurongo wa 7 haravuga ngo bene data mugandukire Imana, ariko mwirukane Satani nawe azabahunga. Ijambo ryakoreshejwe mu Kilatini rivuga guhunga, rivuga gusimbuka nk'umwambi. Nuvuga ngo iyo abantu bagandukiye Imana, ni igishwi ubwe aguruka nk'umwambi ahunga abagandukira Imana. Ni ukuvuga ngo iyo ufashe ingingo zawe z'umubiri ukazima Satani, aguruka nk'umwambi agenda ahunga. Mugandukire Imana, mwamagane Satani nawe azabahunga. Kandi nono ni umunyabwoba. Intare igira imbaraga, ariko irebera ku bwo umuntu afite. Satani nawe ijambo ry'Imana rivuga ngo mwirinde ibisindisha, kuko Satani umurezi wanyu azerera nk'inda arashaka waconjomera aratungura.
ariko ntashoboye guhangana. Ni ukuvuga ngo ni umunyabwoba, nizo mpamvu abantu bagandukiye Imana nta mbaraga agira. Icya kabiri, uko ameze ni umuswa. Ibyo twatekereje mu mitima yacu nka kwa buri jambo ry'Imana avuga ngo abagambirira. Iyo ugambiriye mu mutima wawe ntubivuge, ntabwo abimenye kuko atazi byose. Nizo mpamvu muri Yobu igice cya 2:6 ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo abana b'Imana bazaga gushengerera Uwiteka ukamanuka ukageza ku 11 havuga ngo Satani nawe akaza hagati yabo. Uwiteka akabaza Satani ngo uraturuka he? Satani yaravuga ngo ndaturuka mu isi no kwizereramo. Imana ikamubwira ngo wamboneye umugaragu wanje Yobu ko ari umukiranutsi wirinde ibibi, nubwo wanteye kumugerageza. Satani akavuga ngo ntabwo Yobu agukunda, nta nubwo Yobu akiranuka, nuko wamuhaye umugisha mu byo atunze byose kandi ukabimurindira, bikoreho ubimwake. Icyatumye yibesha nuko ari umuswa. Yarazi ko Imana nirambura ukuboko ku butunzi bwa Yobu bukavaho ko Yobu aramwihakana, kubera ko Satani atazi byose, atazi kizaba mu gihe kizaza keretse ukivuza akacubakiraho. Imigambi mibi rero iyo utayivuze ngo Satani ayumve kuko yumva amagambo akayubakiraho, nibwo agera ku ntego. Ariko iyo utekereje imigambi mibi ntubivuge ukabihisha, ukabirwanya biri mu mutima wawe kugeza kuri urwo rwego bitaravugwa, ntabwo Satani aba abizi kuko ntabwo azi byose. Uko atabera hose icyarimwe niko atazi byose, niko adashoboye byose. Narizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Imbaraga z'icyaha rero iyo zitagufatiye ku ngingo z'umubiri zigufatira ku buremere bw'isi, icyubahiro n'ubutunzi bw'isi. Iyo zitagufatiye aho ngaho rero nta handi zakubonera, kuko Satani akugenzurira ku ngingo z'umubiri icyo wifuza, akongera akakugenzurira ku buremere bw'isi uko uyikunda. None yabona icyerekezo cyawe cy'irari ryawe akagiha imbaraga. Nizo mpamvu bamwita animateur, ni umukangurambaga. Ukunda amaso akayakoresha, wayakoresha ibibi akabigufashamo. Ururimi washaka kurubeshesha Satani akabigufashamo, washaka kuvuga ibyiza akakureka, agashakisha urundi rugingo rw'umubiri rwabasha kugira intege nke ngo rugushore muri Gehinomu. Niko ameze. Imana idufashe kugira ngo tuneshe ingingo z'umubiri. Ni ukuvuga ngo ibiza gufata ingingo z'umubiri Imana iduhe kubinesha, kuko za ngingo z'umubiri tuzitunganya tugahagarara neza, tukarinda amaguru yacu, tukarinda amaboko yacu, tukarinda umutima, tukarinda amaso, tukarinda izuru, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga no mu Migani ibice hariya 30:14. Ntabwo ari amaso n'ururimi gusa n'amaboko, ahubwo n'amenyo. Ngo hari abantu bamwe mu miryango bagira amenyo akarishe nk'inkota, bakagira ibijigo. Hari abantu bamwe nyine nk'uko bafite amenyo akarishe nk'inkota n'ibijigo bimeze nk'ibyuma, abo bagenderera kumara abakene ku isi kandi bagakuraho ab'incike, abatishoboye ndetse n'abaindushi. Nani ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo myanya y'umubiri rero icyo twasaba Imana uyu munsi wa none nuko Imana yadufasha tukarinda amaso, ikadufasha tukarinda ururimi, ikadufasha tukarinda igifu, ikadufasha tukarinda amaboko, ikadufasha tukarinda amaguru, kugira ngo ingingo zacu tube tuzeguriye Imana. Noneho za ngingo zacu zihinduke intwaro zikora ibyo gukiranuka. Noneho igihe Yesu azagarukira mu bwiza bwe azasange twarejejwe, tweje umubiri n'umutima, twiteguye kumusanganira mu bwami bwe. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turi imbere y'amaso yawe, tumaze kuvuga ku mbaraga z'icyaha, ariko tuzi ko iyo tukugandukiye Satani arahunga. Imbaraga z'icyaha ziduhera ku ngingo z'umubiri, ariko tuzi ko imibiri yacu ari urusengero rwawe rwera, kandi umwuka wawe akagendera muri twe. Uzaturinda Mana, nitukwiringira uzaturwanirira, kugira ngo amaso yacu aremeye kureba ibyiza, ururimi rwacu ruremerwe gukora ibyiza no kuvuga ijambo ryawe, amaboko yacu akora imirimo yo gukiranuka, amaguru yacu yiruke mu nzira
y'ivugabutumwa kugira ngo mwami igihe uzaza uje gutanga ingororano uzasanga ingingo zose zaragutunganiye kuri buri wese maze buri wese araga ubwami bwawe. Ndagushimiye mwami ko urafasha abumvise iri jambo ribakomeze buri wese mu mutima we kandi rimeye gutekereza nuko abasha kurwanya izi ngingo, akarwanya isi, akarwanya imbaraga za Satani zizuririraho kugira ngo tuzabashe kuboneka tudatsinzwe nugaruka mu bwiza bwawe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen.